umuntu utaraza kuri kamera ni utaza guteramo amazi. Muraho neza abo dusangiye isano isumbuye y'amaraso nk'uko mwakomeje kubibona kuri kamera za Birungi Films. Uru ni urubyiruko rw'abakangurambaga b'umurenge wa Gishari mu karere ka Rwamagana. Basuye umukecuru witwa Murebwayire Florida. Ariko mbere na mbere mbanje kubifuriza ibihe byiza, yaba aba muri diaspora, abo mu Rwanda, abari ku migabane itandukanye, ababonye ino video bwije, abayibonye ku manywa, mwese mbanje kubasuhuza. Ubasuhuza nkaba ndi Ruserukana Makuza rwa Mutagisha ndi urukombe bashimira imyaka. Nkaba ndi nkubise isanganira igitero mu gitaramo cy'abahungu, ubundi ndi icyago. Nkaba ndi imfura y'abadahunga, nkaba ndi umwana w'umusinga ukomoka kwa Ntagozera wa Nyansi wa Ntabwoba. Iyo ndi mu bandi bahungu bamamagara Jeff. Ndabashuje rero mbahaye ikaze. Uyu mukecuru muri kuri kamera kimwe n'ihene, hari ubukangurambaga twarimo dufatanyije n'umurenge wa Gishari nk'uko natangiye mu kiganiro mbibabwira. Turimo turwanya inda ziterwa abangavu kimwe n'ubwandu bushya bwa sida. Umukecuru twamubajije ibibazo byerekeranye n'ubuzima, atangaho ikiganiro asubiza neza. Muri urwo rwego dufatanyije n'ubuyobozi bwacu bwiza bw'umurenge wa Gishari, tumuhemba ihene cyangwa se imbuzi. None rero ntabatindiye, mwakomeje kubona utuvideo turi mu mazi. Ubundi nyuma y'imyitozo cyangwa se nk'uko Bibiliya bivuga ngo mu gihe imirimo yawe yashimwe n'Uwiteka, fata vino yawe winywere. Natwe iyo twamaze gukora imirimo yacu twagize neza, abana turabatembereza tukajya ku kiyaga bakajya koga. Mwabibonye bazi koga. Ndaje mu kanya ndabereka amazina yabo uko bagiye mu mazi. Uyu bamwita Ngenigare cyangwa se Kanyangoga. Hanyuma ibindi reka umukecuru dusobanure se iki ihene duheruka tumuha ihene yaciye nk'imyaka 3, reka dusobanure ikintu yaba yaramugejejeho, ubundi tugenda dukomeza kuganira. Mutange ibitekerezo muri komenti. Ibi bintu nimba twakoze byaba ari byiza dufatanyije n'umurenge wa Gishari, niba twabikomeza nawe watwandikira wenda tukazaza tukagusura ukaduha ikiganiro. Zirakura
ndazigurisha nzikuramo ibihumbi 120 izo sekuru. 120 ndareba ndatekereza ndavuga ngo reka ibi bihumbi mbikoreshe hano muri uru rugo abajura bari baranzengereje. ndavuga 50 nyabumbisha amatafari azengurutse kino gipangu nabonye. amaso yawe ntago reba inyuma iriya hose, reba mu rugo, reba hano hasigara 70. hasigara 70 rero nayo nari mfite utundi kuri konti ya sako. uranabitsa njyewe nari mfite utundi dufaranga dukeya ndagenda ndatuzana mbumbisha amatafari. mbumbishije amatafari nsaguraho n'utwo tubati dushaje, hanyuma ndasakara kugira ngo imvura itazabigwira ikanyagirwa. ubwa kabiri byara inyagazi imwe ni sekurume. sekurume ndayigurisha, inyagazi ndayisigaza. hanyuma sekurume nyigurishije nk'uko mubibona. noneho urugamba dukurikijeho ni urwo kujya kurya amazi. mujya mugira ngo ntituzi koga. uramubona Wasetsa, uramubona Kamanutse ke Gilbert, ba Byukusenge, ba Ken urababona, ba Sandara, ba Brian, ba Wera, bose bababyinnyi muzi ba Birungi Firimuzi amazi barayoga. baroga utagira ngo ni ibintu byo kugira. hano rero twari tuvuye ku mazi tuje mu murima. umukecuru yari yagiye kutwereka uburyo bahuguwe bagiye kujya bahinga by'umwuga. ubu agoronome ejo bundi yadukoreye inama tubwira ko tugomba guhinga gutya, kuko iyo imvura iguye ntabwo ubutaka bwacu butemba. bituma ubutaka budatemba imvura ntabwo ibutembana. ubu turahinga gutya niko yadukoreye inama tubwira, kandi leta y'ubumwe urayizi ntabwo ishaka ko abaturage bayo bapfa, ishaka ko dukira. ibintu byose biza atari byiza. uzi mituweli icyaduka, icyakubwira umuntu yaravuze ubu ndatanga mituweli y'iki, ariko ubu ngubu ku bihumbi byawe bingahe urivuza rwose umwaka ukarinda urangiye. ubu rero uravuga nese mukecuru, uzi batwigisha guhinga ibigori. reka mbanze nk'uyubuhamya. uzi batwigisha guhinga ibigori twahinze twiciraguraho tubyanga, ariko ubu hagize uza avuga ngo ntimuhinge ibigori. rero nibyo turimo ubu, turaharura gutya. ubutaha tuzaza duca ibinogo dushyiramo ifumbire, imborera n'imvaruganda, dushyiramo ibigori dutera. hanyuma ubu uyu murima ndawukweretse. ibi bintu biri muri gihugu hose cyangwa biri muri uyu murenge wanyu? hari umurenge ni Gishari, biri muri Gishari gusa, n'akagari ka Binunga. yego niho biri gusa, biri ahantu henshi. ubu kera byitwaga Gasozi Ndaka. inaha hano muri hitwaga Gasozi Ndaka. ariko ubu uyu munsi hitwa Injyabukire. ubu twakize kabaye, niko batwigishije. ubu habaye Injyabukire. hanyuma niba udasobanukiwe, Njyabukire ni ikigega cy'ubukungu. ikigega cy'ubukungu byo wabyumvise. none se ikindi kibazo ngiye nibaza, ubu ngubu n'umuntu wahinga amasaka, kumbwiye ngo umuntu yacikiye seko gutyo ngo agashyiramo ibigori, wambwiye ko yashyiramo ibigori 3 n'ifumbire ngo kimwe kigapfa, n'amasaka ugiye kuyahinga nuko wabigenza wagica utunogo. inaha ntabwo duhinga amasaka. ntabwo muzahinga amasaka? wapi, amasaka byararangiye. ntureba ngo bavuyemo ibigori ugasubizamo ibindi bigori cyangwa amasaka, imizi yabyo ni kimwe. urumva, imizi yabyo uyibara kimwe. amasaka ntabwo muzongera kuyahinga, iragenda ikica ubutaka, hakazamo ibyo bita kura isuka. ibigori bikajya, amasaka agakura akagarukira hano, ibigori bigakura bikagarukira hano. nibyo bya bindi byera bidahetse ikigori. ni uguharura gusa. gusa urabona ntabonye abashyitsi. uzi ko utaje mu nama ya agoronome ntumvise? agoronome w'umurenge yaje kudukorera inama hano mu Gasozi Ndaka,
nkurera inama mbwira ngo nzahinga ibise busi binabihinga nkazasarura ntitwadikanyije umurima se genda urime ubutaka bwawe buzatemba buze mu kwanjye isuri bujyane neze unanirwe kwezi aho kugira ngo mpinge ibi ngibi byatuma nkabireka rwose wumva nkubwire Gasenga rwose ntabwo waje mu nama niyo mpamvu inama ariko ivuga iki ngo musobanuze ubuyobozi buba buhari uzi imyaka tumaze duhinga turi mu butaka se bwaragiye wigeze ubona bushiraho buragenda imvura irabutwara kandi ubutaka bumaze kugunduka ubu kubukorera gutya ni ukugira bwongere buzane imyunyungugu bukomere bumere nk'umushike kera iyo wahingaga umushike imyaka yeragamo yabazaga ari myiza none turabutakagura cyane uko wabimbwira kose sinshobora kubyumva no mu matwi yanjye ibyo si byageramo niba udashaka kubyumva rero urabona imyumbati yanjye yireba rebe ko hari aho ihuriye n'iyawe kubera kutumvira kwawe reba nawe urebe ko bisa kubera kutumvira ariko ubu wumviye imyumbati yawe nawe yaba myiza urabona bisa ubu se uravuga ngo n'indyo uzarya ngo ubwenge burarahurwa urakoze kumugura nanjye reka nze nkora ibyo mwakoze wenda ndebe ko nanjye natera imbere si ibyo se ahubwo ni ukuri byagenze neza kandi inama twarayitabiriye kandi dushimira ibyo goronoma tubwiye